cya shitani cyarakaye. umusore utanyenze ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up, my beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that you are fine. My name is Badon as usual. Iyi ni Dio NTV mbaje kugezaho amakuru menshi abari kugenda caracara hano ku mbuga ari gucaracara mu mihanda ya Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda no hanze ya Kigali, ahantu hose twaturiyo cyane kugira ngo tukugezeho amakuru nk'aya ngaya aba akubiyemo ingingo zose twarebye mu ngori zose. Ntabwo tujya tubogamana gatoya, ahubwo tuguhereza inkuru yose yakabaye kandi mu by'ukuri inkuru iri balanced. Mundi bavuze inkuru iri balanced ni inkuru igiye ikora ku mpande zombi, nta hantu na hamwe ibogamiye, ari inkuru nyine itabogamye na gatoya. Hagati aho ngaho rero ngira bizi neza cyane ko hanga ari ahantu kuri amakuru yose yakabaye kandi ari amakuru ateguye neza cyane, yaba amashusho yaba amajwi ndetse na buri kimwe. Aho ngaho rero wowe ikintu usabwa no gukanda subscribe ugafunga notification kugira ngo tuye tubana umunsi ku munsi kandi ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu wa mbere. Hagati aho ngaho rero wamaze kubona amashusho kuri screen yawe, harimo Chita Magic cyangwa se Julius Chita, harimo Sabe ndetse na Mutesi Scovia. Abo bantu uko ari batatu bose bakuye mu mwandiko ugize ino nkuru. Reka nze rero ino nkuru tuyive muzinga. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwabonye ibintu byiro bikwirakwira bivuga yuko ngo Sabe ndetse na Chita Magic ngo bashwanye, induru zavuze ngo ibintu hagati yabo bimeze nabi. Kuri uwo munsi kandi ngira ngo mwabonye ko Sabe na Scovia nabari abantu barimo bagarukaho cyane ku mbuga. Ibyo bintu byose tugiye kubihuza muri no nkuru kugira ngo nze kugwa inkuru yuzuye ari full package. Mbere gato yuko duhera hanga rero reka mbanze nkwibutse ko hano hari inkuru twakoze aho twemo turagaruka ku byo Magic ndetse n'abandi banyamakuru barimo basaba Mutesi Scovia nk'umuyobozi wa RMC, barimo baramusaba ko bagira ikintu bakora hano mu itangazamakuru, cyane cyane ku bantu bakora itangazamakuru binyuze kuri social media. Abwo ahanini usanga ari kuri YouTube kuko ari wo muyoboro uri gukoreshwa cyane n'abantu bari kuza bakora nk'itangazamakuru, bakora ubuvugizi, bakora inkuru zigiye zitandukanye. Hanyuma icyo gihe Chita Magic yarimo aragaruka kuko hari abantu baza bagakora inkuru babihubukiye, nyine akaza akavuga umuntu runaka mu buryo budafututse, inkuru atigeze ashakira ibimenyetso, atigeze ashakira facts. Hanyuma arimo arasaba RMC ko yagira ikintu ibyo bintu bikoraho. Ku munsi w'ejo tuza kumva uwo bita Mutesi Scovia umuyobozi wa RMC avuga ati nyamara buriya nubwo mwigeze mubona amashusho avuga yuko Kanimba yavujwe agakira, ngira ngo ni Dr Kanimba muramuzi, nawe yigeze akoreshwa ibiganiro na Isimbi TV mu gihe cyashize, hanyuma banagira igihe cyo gufundraising amafaranga yo kumufasha kugira ngo yivuze, ajya kwivuza muri India cyangwa se mu Buhinde, hanyuma agaruka mu Rwanda ajya no kuri kamera agaragaza ko yakize arimo aragenda nta kibazo gifite. Ariko Mutesi Scovia yaje kubavuga ko ngo ayo mafaranga bafundraisinze ngo nta kintu kigeze kivamo, atigeze yakoreshwa mu kuvuza Dr Kanimba. Ibyo bintu nuza kumva ibyo aho nahereye ndimo ndazanamo ibyo Chita Magic yasabaga RMC, nawe uraza kugira ikintu wumvamo. Hanyuma rero ibyo bintu ku munsi w'ejo byiro bikwirakwira ku mbuga, ariko ntiyagira umuntu ugira ikintu bivugaho. Sabe gusa aza kuvuga ati njye nanenze Scovia cyane ku kuvuga ibintu nk'ibi ngibi, kukuza agatanga akavuga yuko amafaranga yo kuvuza Kanimba nayariye, kandi Kanimba araje kuri mikoro kuri kamera akabigaragaza ko yakize, tukagaragaza amashusho ye ari muri India, amashusho agaragaza ko ari kwa muganga. Ntabwo Dr Kanimba ari umuntu uri under age twari gufata ngo tumbwe ngo vuga ibi ngibi bya kuri kamera ugaragare gutya. Ntabwo Mutesi Scovia yako yagiye kuri kamera ngo avuge ibintu nk'ibi ngibi. Hanyuma haza no guhita hazamo kuvuga ngo Sabe na Chita Magic ntabwo bari guhuza muri no minsi, ngo hagati yabo buri umwe aho aciye undi yanyuza umuriro. Hanyuma uno musi nibwo wo bita Chita Magic yaje kunyura ku muyoboro wa YouTube wa Chita Magic, hanyuma avugana na Sabe ndetse kandi agaragaza uburyo we na Sabe nta kibazo na kimwe bafitanye. Ngira ngo murabize neza cyane ko igihe Chita Magic yakoraga ubukwe, icyo gihe Sabe yari parewe. Ni naho abantu bahereye bumva ko ibyo bintu ari ibintu bidasanzwe, ko bavuga ngo Sabe ntabwo ahuza na Chita Magic, cyane ko Sabe ari umwe mu bantu bakunze kuvuga ko
adashoboye guhuza n'abantu abana nabi, agira amanyanga menshi, agira imitwe myinshi, muri make akoresha abantu juste kubaprofita iyo nta nyungu agufiteho aguta. Ariko ubwo Chita Magic yabigarukagaho yavugaga ko nta kibazo we na Sabe bigeze bagirana na kimwe, usibye ko abantu baravuze biriya bintu, ariko nanone yaza gukomoza ku kantu kamwe karemereye cyane abantu benshi batari banazi ku nkuru ya Sabe igihe byavugaga yuko ngo yaryamanye n'umugore bita Ngwino Ndebe. Igihe byavugaga ko ngo Sabe yaryamanye n'umugore witwa Ngwino Ndebe, hanyuma akaza gusimbuka igipangu akavunika byatari, hagakwirakwira amashusho yo nkuri kanaba ndende cyane mu bitangazamakuru, hanyuma aza kugira ikintu bivugaho n'abantu batigeze bamenya. Gusa mbere yuko mvuga icyo kintu yavuze, Chita Magic yatangaje ko nta kibazo na kimwe afitanye na Sabe, ndetse kandi ko babanye neza, yaba ari famiye ye, yaba ari famiye ya Sabe, baba ari bo ku giti cyabo babanye neza, nta kibazo na kimwe bafite. Kandi agaragaza ko kuri WhatsApp ye, kuri profile hariho ifoto ari kumwe na Sabe, ari kumwe n'umugore we n'abagore babo uko ari babiri, igihe bari bamaze iminsi mike yabakoze ubukwe, bagafata amafoto y'urwibutso nka pare we bari kumwe gutyo. Yaje kubavuga yuko nta kibazo kimwe bafitanye. Ariko nanone ku kijyanye no kuba Sabe yarasimbutse igipangu, yararyamanye Ngwino Ndebe, yagize ate, ikintu Chita Magic yaje kubavuga nuko icyo gihe Sabe yagize imvune ikabije kuruta uko twe twabibonye kuruta uko twabibonye muri ariya mashusho. Avuga ati Sabe ntabwo yavunitse ukuguru gusa nk'uko mwabibonye, yagize imvune ikabije. Ibyo bintu byatumye abantu baza kwibaza ngo none ko abantu bavuze ko ariya mashusho ari aya Sabe, bamwe bakabihakana bakavuga ko atari we, iyo mvune yahuranye nuko ariya mashusho yakwirakwiriye, Sabe akavunika amaguru. Ariko noneho Chita Magic akaza kuvuga yuko ngo Sabe yavunitse bikomeye cyane, imvune zirenze kuko yaravunitse akaguru, ahubwo ngo yavunitse ibice by'umubiri bigiye bitandukanye, akamura igihe kinini ari kwivuza, ndetse akabona ko ari ibintu bimurenze, bitakiri byo guceceka nawe akandika statement igaragaza ko mu by'ukuri atakibashije gukora, agiye kubanza akajya kwa muganga akivuza agakurikirana ubuzima bwe. Ndetse icyo gihe Chita Magic yavuze ko ngo baherukana mu kwezi kwa 9 kugeza amagingo yanga cyane ko abo ngubu Sabe atari mu Rwanda, ari hanze. Bira biganiro ujye ubona akora kuri YouTube, abikora byose ari hanze. Ngira ngo ni nabwo yatangiye gukoresha strategy yo gukorera muri studio atari guhostinga abantu nkuko byagameze ubusanzwe bicaye muri jardin, cyane ko nta hantu yabona nkuko yabikoraga mbere. Hanyuma rero ubungu niyo mpamvu arimo arakora muri ubwo buryo, tukabona ibiganiro bimeze kuriya atari nk'uburyo yari asanzwe akoramo. Gusa wenda ikintu ataje kuba atangaho umucyo ni ugutanga umucyo nimba yarakize burundu ubungu bameze neza byuzuye 100% ku buryo ashobora n'ubundi gukora akazi nk'uko yagakoraga, cyangwa kuba yicara muri studio akavuga tutamubona nk'uko yakoraga, adakora nk'uko yakoraga akiri hariya muri Amerika, atari hano imbere mu gihugu, akiri hanze atari hano mu Rwanda ngo akore nk'uko yakoraga. Bifite ahantu bihuriye n'izo mvune yagize. Byanashaka kushaka gusanga wenda nimba ari gukora kuriya abayicaye muri studio ari gukora, kuko ntabwo tubona ibice byose bimuvinga, nubwo na mbere tutabibonaga. Ariko urumva nimba harimo kukuba yaragize imvune zikabije, ntawamenye. Abantu benshi bajije ibyo ngibyo. Gusa ikintu kimwe yaje kuba ashyiraho umucyo nuko we na Sabe nta kibazo na kimwe bafitanye, babanye neza. Ariko nanone nawe ikintu yaje kuba yisaho nuko yanenze uburyo Mutesi Scovia, umuyobozi wa RMC, yaje kuba avuga ku bijyanye n'inkuru ya Dr Kanimba, ndetse akagaragaza ko anenga uburyo amafaranga yakiriwe muri fundraising yo kugira ngo avuzwe yakoreshejwe nabi, atakoreshejwe ibyo yagombye kuba akoresha. Ngira ngo ni n'ikintu abantu benshi baje ko bagarukaho bakinenga, ariko wenda usibye ko nta makuru ahagije yabitanzeho, ushaka no gusanga bifitemo ukuri, kuko sintekereza ko nawe nk'umuntu mukuru, nk'umuntu n'ubundi tuzi ko akora ibyo akora professionally, yaza ngo avuge ibintu with no fact. Reka dutegereze kizagiye gikomeza kugera kiva mu bintu nk'ibi ngibi, mu nkuru nk'izi ngizi. Icyo usabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe kuri D1 TV, hanyuma kandi ugafungura notification kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi, tujye dukomeza kukugezaho amakuru nk'aya ngaya, ibintu byose bimeze neza cyane, nta kintu na kimwe ushobora kuba watwizereyemo. Ahangaha tukugezaho buri kimwe kandi mu buryo bwiza. Komeza ubane natwe rero kandi ukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya D1 TV. Imana ikurinde.